Jose Chameleone. Aka kanya Jose Chameleone ni muzima 100%. Hari benshi bamubitse, ibitangazamakuru byinshi byatangazaga inkuru z'uko arembye kandi bihambaye. Gusa kuri ubu Chameleone ni muzima. Hari ifoto yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga bivugwa neza yuko ari we wayishize hanze ashima Imana mu buryo butangaje ndetse budasanzwe, azamura amashimwe yerekana ko Imana yamutabaye kandi yamukijije. Iyi ni ifoto umunyamuziki wamamaye cyane muri Afurika Jose Chameleone yagaragaje ko afite amashimwe ku Mana nyuma yo kubagurwa agashya ndetse akabagirwa kure muri Leta Zunze za Amerika, mu gihe iwabo muri Uganda ndetse hano muri Afurika bari baramunaniwe, bikaba ngombwa ko yoherezwa muri Leta Zunze za Amerika akaba ariho bamwitaho. Kuri ubu ni muzima bitangaje. Yatangaje ibi anyuze ku mbuga nkoranyambaga ze aherekeje iyi foto ye amaze kubagwa. Jose Chameleone yanditse ati: "Urakoze Mana yanjye, nzahora mvuga amashimwe yawe, izina ryawe rihabwe icyubahiro." Hari benshi bumvise amagambo bakavuga bati akenshi na kenshi umuntu abanje gukira kandi yararembye nta kindi gikurikiraho usibye gupfa. Ati ntabwo bitangaje ndetse si n'ibya nyuma, iyo umuntu agiye gupfa n'ubundi arabanza akaba muzima. Gusa Chameleone we ibimaze gutangazwa n'abaganga ndetse nawe ubwe ndetse n'ibitaro nuko uyu mugabo ari muzima kuri ubu ngubu. Chameleone hari hashize igihe kinini Jose Chameleone ategwa iminsi na buri muntu bitewe n'uburwayi bwe bwari butangaje ndetse buteye ubwoba. Hari abatangaje amagambo menshi avuga ko atazigira arya Noheli arayirya, mu gihe Noheli ivuyeho bavuga ko na Bonani atazayirya. Gusa uku ni ukuboko kw'Imana kwakoze kuri uyu muhanzi. Akenshi na kenshi abantu barwaye urwagashya biragoye ko bakira. Kanseri urwagashya ihitana abantu batari bakeya muri iyi si. Amahirwe yo gupfa aba ari menshi kurusha amahirwe yo gukira. Gusa Jose Chameleone we ni muzima. Ese kuba mwe batangiye gutangaza ati ni gute abahanzi bazwiho kuba bakora n'imyuka mibi bahagira akomeye bagahimbaza Imana? Ntabwo twe twaje gushinja Chameleone yuko akorana na Illuminati cyangwa se n'abapfumu. Iki tuzinduye nuko tuzanywe n'inkuru nziza yo gushimangira yuko Imana ifite imbaraga kandi ishoboye byose, ari nta na kimwe kiri hano mu isi cyananira Imana. Ikomeza kubyerekana mu bantu bagiye batandukanye. Hari abo yakijije intambara, hari abo yakijije impanuka, hari n'abo yakijije uburwayi bukaze, hari n'abo yahaye amafaranga bari abakene bahambaye abandi bahabwa utuzi. Ibyo byose ni ibimenyetso bikwereka yuko Nyagasani asumba byose kandi ariho kandi akora. Bigomeje kugaragara ko ikiri ku isi yose kiri munsi y'ibiganza by'Imana ndetse n'ibirenge byayo. Nta na kimwe hano ku isi wakora udafite Imana ngo wumve unezerewe 100%. Ushobora kuba ufite umutungo w'amafaranga. Tuvuye kuri iyi nkuru y'uko Chameleone yabazwe agakira kandi yari amaze igihe kitari gito arwaye kandi ari muri koma ndetse abikwa buri kanya, turebye hano iwacu mu Rwanda nuko naho ubwaho impanuka mu mihanda zitameze neza ahubwo ziteye ubwoba. Biragoye ko icyumweru kiri gushira utumvisha ahantu habaye impanuka. Niba atari imodoka iguye yisha abantu, urumva imodoka yagonze abantu, urumva amamoto yagonze abantu, urumva inzu zagwiriye abantu. Ibi byose ni ibikwerekana ko uyu mwaka turimo 2025 ari mbaro bukeye. Kuryama ukabyuka nicyo gitangaza cya mbere turi kubona muri uyu mwaka, bitewe n'amakuru turi kubona cacara ku mbuga nkoranyambaga yuko hirya no hino ku isi ibintu bitameze neza. None bigakubitira no kubona iwanyu mu Rwanda ukabona abaturanyi, abavukanyi bafite ibibazo, ugasanga amarira na amarira bitewe n'impfu. Ibi byose ni biguterwa n'uyu mwaka. Umwanzi ari ahantu hose, gusa n'Imana twizere yuko ihari. Iyi ni inkuru nziza rero yuko umuhanzi dukunda kandi twemera ahangaha muri Afurika, Jose Chameleone Mayanja Umugande, ubu ngubu ashobora kuba yagarutse ku kigero cya 90% mu mwuka w'abazima.
akaba avuye ibuzimu aje ibumuntu. Ubu inkuru zigiye gucicikana nuko Chameleone asa n'umuntu wazutse. Gusa abantu icyagaragaye nuko dukunda abapfu aho tudakunda abazima. Bazagukunda ari uko wapfuye, bakuzanira amakositime y'ibiciro, bakoteza amafaranga menshi, amayoga ahenze bayanywe, buri kintu cyose cyiza kandi gihenze n'amagambo meza azavugirwa ku mva yawe. Ariko ibyo biragoye yuko uzabibwirwa ukiriho cyangwa se ubikorerwa ukiriho. Amarira azabashoka ariko nako bagufasha cyane bihambaye, bakuvuga imyato y'ukuntu wari mwiza ukiri hano mu isi. Gusa ibyo byose ni zeru, nta na kimwe cyiza cyaruta kukugirira neza ari uko ukiri ku isi. Gusa icyo wamenya ni uko abantu dukunda abapfu kurusha abazima. Ubu ibyishimo ni byinshi mu bafana b'umuziki cyane cyane wa Afrobeat, abaherereye muri East Africa, mbere na mbere abagande muri rusange. Bishimiye kubona Jose Chameleone we yivugira ndetse akanapostinga akanatangaza yuko ari muzima kandi ameze neza nyuma yo kubagwa. Igitangaza gikomeye gikorera uyu muhanzi wari uri kure ndetse uri mu marembera yuko kubaho kwe bigoye, tubishyize nko muri betting byari bikubiye kenshi kuba Chameleone yagaruka mu buzima. Murabizi neza yuko ikintu gikubiye kenshi cyane ntago kiba gihabwa amahirwe yuko cyabona intsinzi. Niba muri bet bagukubiye inshuro ziri hejuru y'100 cyangwa se hejuru ya 90, mu gihe uwo muhanganye akubiye rimwe cyangwa se 0 n'ibice, biba bigaragara ko uwukubiye gake ari ufite amahirwe menshi yo kwavansa kurusha uwo nguwo ukubiye kenshi. Chameleone ubu ngubu ni muzima. Imana ishimwe.